bakristo nshuti zacu banywanye umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint-Vincent Paul Gikondo aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Turi ku cyumweru cya 30 cyumweru gisanzwe cy'umwaka wa Kiliziya umwaka C. Muri kumwe na Joseph Umukiza hano Igikondo. Uyu munsi rero ku cyumweru cya 4 cy'ukwezi kwa 10 muri Paroisse ya Gikondo habaye misa ya 4 nkuko bisanzwe. Misa itangira ku isaha ya saa 6. Itambo cya misa cyasomwe na Padiri Jean Paul Nyabyenda usanzwe ukora ubutumwa hano muri Paroisse ya Gikondo muri Paroti Press. Iki cyumweru gira ngo tuzirikane kuri iki kibazo bazangira nti ese isengesho rinyura Imana ni irihe? Ese ituro rinyura Imana ni irihe? Twese tuzi gusenga kandi duhurira hamwe mu isengesho. Twizera ko Imana yacu ari Imana yumva kandi Imana isubiza. None kuki dusenga amasengesho yacu tukabona atadufasha kujya mbere kuri roho ndetse no mu byo dusaba? Gasanga rimwe na rimwe umuntu ahora yibaza kuki mbona bitamfasha kujya mbere. Ese imbogamizi ni izihe? Amasomo y'uyu munsi aradusobanurira imbogamizi mu isengesho ryacu bituma isengesho ryacu ritagenda uko Imana ibishaka ndetse nuko tubyifuza. Imbogamizi ya mbere nko twabyumvise ni imbogamizi cyangwa se ikibazo, imbogamizi yo kwikuza aho gukuzwa n'Imana. Kwibwira ko ndi intungane ari njye ukwiye kuganira n'Imana. Burya rero akenshi Sekibi ategera abantu mu byo bakunda ku buryo adatinya no gutegera abantu mu isengesho cyangwa se mu bukristo bwabo. Murabyibuka ajya gushuka Yesu yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana koko ngaho simbuka kuko handitswe ngo abamarayika azategeka abamarayika maze bagusame. Adutegera rero mu byo turi byo, abo turi bo, ibyo dukora, ibyo dukunda. Yewe niba dukunda no gusenga akenshi hari igihe aza akadusanga aho ngaho mu bo turi bo akaba ariho adutegera. Kwikuza gutuma umuntu atabona ikibi cye cyangwa se ibibi bye, ahubwo akabona iby'abandi. Ndetse umuntu wikuza biragorana ko akosorwa cyangwa se ngo yigishwe. Ndetse no mu isengesho rye birangiraho gusenga Imana yisenga yivuga ibigwi, ari we isengesho rirangiriraho, ari au centre de sa prière. Niwe wenyine usanga isengesho aho gusenga Imana yisenga. Nubwo rero byo twumvise muri Evanjiri Farizayi asenga agira ati Mana ndagushimira ko ntameze, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo b'abahemu b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha nsiba kurya 2 mu cyumweru ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwose. Kuvuga ngo aho gusenga Imana ari kwivuga ibigwi, ari kwivuga ibigwi. Ndagushimira ko ntameze nk'abariye. Nubwo amasengesho rero yaba maremare cyangwa se magufi, usanga umuntu wikuza amasengesho ye atigira yabwira Imana, ahubwo niwe wibwira ubwe. Kuko aho kuzura roho w'Imana yuzuyemo ubwe, mbese ni nka wa wundi
wambara kositimu cyangwa se umukobwa wambaye neza akaza mu kiliziya vuga ati turuka inyuma hariya rwose atembera neza ashinjagira, akicara imbere yahagera akavuga ati ndabizi neza uyu munsi bambonye. Kandi se hari uwamwitayeho? Ntawe ugize amureba, nta n'uwamwitayeho, abantu barisengera. Ariko umuntu agaturuka hari inyuma yambaye neza agatambuka abantu bose bicaye cyangwa batuje, akaza akicara hano imbere yahagera akicara akumva arishimye ati ubu noneho bambonye nabemeje. Ntawe ukwitayeho, ntawe ugize kureba, ahubwo ni uwo muntu niwe wibonye, nawe wiyumvisha neza ko uwo ari we, aho kugira ngo abandi bamubone, aho kugira ngo abandi bambone icyo gihe ninjye uri kwibona. Kuvuga ngo rero birangira umuntu wikuza kugira ngo asenge Imana, birangira ari ubwo uri kwisenga, akikuza akishimagiza akishyira wundi akavuga ati Mana koko isengesho ryanjye none se niba atigeze asenga Imana, niba ntigeze nsenga Imana ni gute navuga ngo ntiyanyumvise? Oya, kuko isengesho ryanjye tigize rigera ku Mana ngo ndiyerekezeho, n'ubundi birangira nyine rya sengesho ritumvikanye. Icya kabiri cy'imbogamizi imisengere yacu bavandimwe, usanga ni gusenga biherekejwe n'ubuhemu n'ubugome. Ni ikibazo gikomeye gusenga, ariko isengesho riherekejwe n'ubuhemu n'ubugome, iryo sengesho ubwaryo ni ikibazo. Twabyumvise mu isomo rya mbere, uhoraho ntirengagiza amaganya y'imfubyi cyangwa umupfakazi umutakambiye. No mu nyikirizo ya Zaburi twumvise batubwira ngo umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva. Igihe tugiye gusenga ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abarira kubera twe, abo twahuguje ibyabo, abo twabesheye bikabagiraho bikabashyira mu kaga, abo dushinzwe tutitaho, amarira y'abana n'ababyeyi, amarira y'umugore, amarira y'umugabo. Ibyo byose bene ayo marira n'ako gahinda kabo twahemukiye karihuta cyane kurusha amasengesho yacu, ndetse bigera ku Mana kurusha amasengesho dusenga. Kristo Yesu akuzwe. Ibyo rero akenshi iyo bigiye bikajyana n'amasengesho tuvuga ntaho bigera, kubera ko isengesho ribereyeho kuduhindura, kutwunga n'Imana ndetse no kutwunga n'abavandimwe. Ntabwo ari ukugira ngo twumve ko turi mu munyenga w'isengesho, ahubwo rigomba kuduhuza n'abavandimwe ndetse rikatugira abantu bumva amarangamutima y'abandi, akabaro k'abandi. Naho ubundi isengesho riherekejwe n'amaganya n'agahinda k'abatwijujutira ntago rigera kure. Ariko isengesho riherekejwe n'imigisha y'abagushima, y'abakuvuga kubera ko wabagiriye neza, izo mfubyi n'abapfakazi, iryo sengesho rigira imbaraga. Niho izatubwira ati nujyana ituro ryawe maze ukibuka ko hari umufitanye ikibazo, bareka ituro ryawe, siga iryo turo ryawe, usubire banze ugende wiyunge n'uwo muvindimwe, ubone ugaruke uture ituro ryawe. Kuko amasengesho aherekejwe n'amaganya n'agahinda, ayo masengesho rwose ntabwo agera aho agomba kugera. Ikindi noneho turebe ese kugira ngo isengesho ryacu rigende neza bisaba iki? Nuko isengesho ryacu rigomba kuba rivuganye umutima wicishije bugufi. Mana yanjye mbabarira njyewe umunyabyaha. Isengesho ry'uwicisha bugufi ricengera mu bicu rigera mu ijuru, ntatuza atari uwo kuhoraho amusuye. Ibyo twabyumvise mu isomo rya mbere. Uwicisha bugufi yemera intege nke ze, mbese nk'uko Pawulo avuga ati maze kumera nk'igitambo giseswa, n'amagingo yo kwigendera kwanjye aregereje. Umuntu wicisha bugufi ariyakira, kandi buryo uwiyakira ashobora no kwakira Imana.
Kristo Yesu akuzwe. Biratangaje cyane burya hari igihe kigera ugasanga umuntu ukamubwira ari umubyeyi, kandi burya kubona umubyeyi nyogokuru ukamubwira uti mukecuru, rwose ibyo biramubera. Ariko hari igihe umubwira uti mukecuru, ati mukecuru se none nta soni uranye njyewe mukecuru. Urumva rero hari igihe umuntu iyo yikuza, bamwe niba bashaka gusaza, abashatse niba badashaka kugaragara ko bubatse ingo, abana bakiri bato bagashaka kwitwa bakuru, mbese ugasanga umuntu kubera kwikuza ntabasha kwakira uwo ari we, ntabasha kwemera uwo ari we ngo yakire, kandi utabasha kwiyakira ntashobora kwakira Imana. Nyuma y'inyigisho rero igitambo cya misa kikaba cyakomeje kikomereza ku mihango mitagatifu inyuranye. Ubusanzwe ku cyumweru cya kane buri kwezi hano Gikondo habamo imihango inyuranye irimo amasakaramentu anyuranye, ariko uyu munsi iyo mihango ikaba yabimburiwe na batisimu y'impinja nk'uko bisanzwe, yaje gukurikirwa na batisimu y'abakuze ndetse no kwakira abakristu baturutse mu yandi madini. Si ibyo gusa, kuko uyu munsi abagize urugaga rw'iyamamazabutumwa gatolika ruzwi ku izina ry'abaporotini nabo bavuguruye amasezerano bagiranye n'umuryango. Urugaga rw'iyamamazabutumwa gatolika rukaba rugizwe n'abapadiri, abasaseredoti tuzi ku izina ry'abaporotini, ndetse n'ababikira n'abafurere. Urwo rugaga rukaba rukubiyemo n'abarayiki bakoze amasezerano muri uyu muryango. Uyu munsi rero abo bose bakaba bagize umwanya wo kuvugura amasezerano yabo bagiranye n'umuryango. Kaba ari igikorwa ngarukamwaka, kuko abagize urugaga rw'iyamamazabutumwa gatolika buri mwaka bagira uwo muhango wo kuvugura amasezerano. Ni igikorwa kigaragaza umutima n'ubushake ndetse no kwiyegurira umuryango, kugira ngo aho bongere imbaraga, bongere basarure imbaraga, bimijiremo agafu, kugira ngo bakomeze intambwe mu butumwa bajyanye n'umuryango wo kwamamaza ubutumwa nk'uko Kristu abidutegeka. Umuryango w'iyamamazabutumwa gatolika izina ry'abaporotini, icyicaro gikuru kikaba kiri hano i Gikondo, aho umuyobozi mukuru w'umuryango provincial aba ari Padiri Eugene Niyonzima. Umuryango ubu ngubu province ikaba ihuriyeho n'ibihugu birimo u Rwanda, Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ububiligi. Abo bose rero bakaba bagize urugaga rw'iyamamazabutumwa gatolika muri aka karere dutuyemo. Buri mwaka rero bakaba bagira uwo mwanya wo kongera gusaba amasezerano yabo, kugira ngo barebeho bagize intege nkeya, basaba Imana ibongerere imbaraga zo kugira ngo bakomeze bafatanye, bahurize umugozi umwe, basenye umugozi umwe mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Abasaseredoti, ababikira, abafurere ndetse n'abarayiki bemeye kwinjira muri uwo muryango. Abo bose rero tukaba twongeye kwifuriza ubutumwa bwiza, guhagarara gitwari no gushinga ibirindiro mu butumwa bajyanye n'umuryango wo kwamamaza inkuru nziza. Twese rero twifurije ubutumwa bwiza, ari abahawe batisimu, ari abahawe Ukaristiya ya mbere, ari abahawe ugukomezwa. Abo bose twifurije kuba abamazabutumwa beza kuri uyu munsi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Joseph Umukiza. Hanyuma tukavugurura nous te rendons grâce de nous avoir créé à ton image, de nous avoir rachetés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, et nous avoir donné l'Esprit Saint. Dans cette foi et en réponse à ton amour qui nous a consacrés à toi dans l'Empire, nous renouvelons aujourd'hui notre engagement à suivre Jésus-Christ, apôtre du Père, selon notre état et notre condition de vie. Nous confirmons la volonté de mettre au service entier du règne de Dieu et de la mission de l'Église
tous les dons de nature et de grâce, et notre propre vie en tant que membre de l'Union de l'Apostolat catholique, selon le charisme de notre fondateur, Saint Vincent Pallotti, pour notre propre sanctification et celle de nos frères, et pour le salut de toute l'humanité. Nous confions cette décision à Marie, Reine des Apôtres et patronne de l'Union, en invoquant la protection de Saint Vincent Pallotti, de tous les anges et de tous les saints. Imana ishobora byose yo yaduhamagariye kuyegura ubuzima bwacu mu muryango, nikomeze icyo yatangiye muri mwebwe kandi ikomeze kubaha umugisha. Komeza intore zawe zituma ushaka mwami zikubera